mugira amahoro y'Imana koca. Murakomeye. Umeze neza? Turashima. Narinje nanjye gufata akacyayi hano. Ariko rero ngize Imana ndahagusanze. Birumvikana ko aya mahirwe mbonye. Urimo kunshyiraho na kamera se? Naje rwose nabiteganyije mvuga nti hari umuntu wakundangiye. Oya, hari umuntu umbwiye ati hariya hari umugabo koca. Hari umugabo koca rwose. Bambwiye ahantu wicaye ndavuga reka nze ngusanga. Niyo mpamvu naje mvuga nti urambabara rero kuba ngutunguye. Kandi nanyemerera wenda dukorana ikiganiro. Murakoze. Ariko bakwe umuzanire. Reka nanjye banzanire. Ariko njye nikundira icyayi kakomaze iminsi nkunda kwinywera icyayi ka teveri nari maze kukanywa mu mwanya. Wicaye ahantu heza rwose, ahantu hameze neza. Ahantu ni heza she. Hano bita mu muhanda w'amarangi. Hameze neza cyane. Ntabwo batinze bakutore yakugejejeho icyayi. Merci. Merci murakoze. Inywera teveri ituma mbasha kugira icyerekezo mu mubiri wanjye. Nukuri kandi nimpamo iyo teveri nanjye ndayinywa, ariko kuri umunota wa none aha namaze kuyinywa. Niyo mpamvu mpisemo kwinywera iki cyayi kiba kirimo tangawizi. Ndagikunda cyane kubera ko tangawizi burya igira akamaro. Murakomeye ariko meze neza. Imana ishimwe. Amin. Koca rero nagira ngo unyemerere muri uyu mwanya mbonye, unyemerere tukorane ikiganiro cy'iminota mikeya. Cyane ko maze iminsi mbabona kuri televiziyo mu biganiro bitandukanye, mbabona no mu biganiro cyangwa se mu myitozo ngororangingo. Uranyemerera niba ntacyo bibatwaye tugirane ikiganiro. Nta kibazo nese ko iteka ryose ndi umunsi ko iteka ryose tujuru pre. Mbanti pre. Kuba ikiganiro kizima gusa cyubaka abana b'Abanyarwanda cyangwa cyubaka sosiyete nyarwanda. Ubona ikiganiro cyiza kigendanye n'ibyo muba murimo mu buzima bwa buri munsi, ariko bitewe n'uko abatwumva kuri channel yacu yatumenye BTV, ngira ngo mbasansibirize gukora subscribe. BTV tumenye BTV. Iryo niyo channel yacu dukoreraho. Ngira ngo rero nsabe abadukurikiye bose ko bakora subscribe, bagakora share ibiganiro tubanyuzaho amanywa nijoro. By'akarusho bagakanda ku nyenyeri, bagakanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro tunyuzaho amanywa nijoro bijye bibageraho. Tubahaye ikaze rero mwese mudukurikiye kuri channel yacu yatumenye BTV. Turi kumwe n'umwarimu w'imyitozo, ariko mbere yuko tugira icyo tumuvugaho turajya ngo tumusabe wenyine abanze atwibwire. Nyakubahwa koca, wakwibwira abadukurikiye amazina yawe, uri muntu ki? Nitwa Ndagijimana Emile. Niyo mazina n'ababyeyi bankunze bakanyita. Muri tatirano kabanzi nka master in fishery. Bakamamagara master fishery. Ibikorwa byacu bya buri munsi ko n'ubundi mba mu bintu bya siporo bitandukanye. Usanga hirya uzasanga ndimo kwigisha imikino itandukanye ya siporo mbese muri rusange. Mvuka Nyarugenge Kigali, murwamo hagati. Uri kavukire mbese? Imana ishimwe. Abakavukire rwose murashimisha. Rwose se ko turi bakavukire. Koca, nimero kutwibwira nagira ngo mbasabe niba ntacyo bibatwaye, ubusanzwe mukora akazi ki? Ubusanzwe akazi kanjye ni ugutoza.
muri umutoza utoza iki? Utoza intore, utoza abakinnyi, utoza ugize amahirwe bose baba intore z'u Rwanda, ubundi tugahamiriza, kuko n'ubundi ibyo noza byose nasanze harimo abantu badevelopa imico y'ahantu bakayihindura iyabo kandi atari iyabo gusa, natwe ari iyacu muri rusange yose. Yego, ndi umutoza imyitozo ngororamubiri, navuga ngo ndi n'umuganga. uri n'umuganga? Ndi umuganga. None se muganga ahora ibyananiranye, wa mugani urutanga rw'amaboko bavuze ati turaganga. N'ubuganga nkoresha siporo ngewe, nta yindi miti nkoresha ni siporo. Burya na siporo se nayo ni umuti? Ni umuti cyane, ahubwo unakomeye. Imana ishimwe. Noneho nagira ngo rero twinjiye mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo mbabaze, ubusanzwe uri umutoza w'iyihe siporo? Umutoza wa kung fu, umutoza wa gymnastique wiga muri kung fu, umutoza w'imikino ibyo ari byo byose, njyarugamba, ibyo ari byo byose, aho bashatse niho ngana, paraporo mu byo nabashije gukurikira mu kwiga. None se utubwiye ko uri umutoza wa kung fu, nagira ngo niba atari ibanga usobanurire abadukurikiye kung fu ni iki, ni mukino ki, kandi numva ntacyo byaba bitwaye, kubera ko hari abantu bumva ngo kung fu ntibasobanukirwe ngo ni mukino ki. Kung fu ni mukino ki? Ko nawe njye nabashije kubyiga cyangwa asobanurirwa. Kung fu ni ibikorwa, bisobanura ibikorwa kung fu. Kung fu abenshi baribona mu mikino, baba bavuga ngo abantu bakina imikino njyarugamba, gutera ingumi, imigeri, cyangwa amashinga, ibintu nk'ibyo babyita kung fu. Bakaba bati kung fu ni umukino w'amabanga, ahandi bakaba bati kung fu ni ibintu by'imbaraga, mbese agasobanura kung fu uko abishaka. Ariko kung fu ni ibikorwa umuntu akora. Muri kung fu hakabamo icyitwa sitayile, amasitayile umuntu akina abasha kuba yisanzuyemo. Bakavuga ati ngiye ndakina mantis, ndakina tiger, ndakina monkey, ndakina snake, ndakina dragon, ndakina intare, ndakina mbese buri nyamaswa iyo ari yo yose iba ari style iba muri kung fu. Nyakubahwa rero koca, nagira ngo unsobanurire, ngewe burya sinjya mbimenya, kung fu niyo karate se? Kung fu ntabwo ariyo karate, ariko kung fu nayo iba muri karate. Karate iba muri kung fu, ni isoko cyangwa ni isano. Karate ni ishami riba muri kung fu, kuko nk'uko twasanze ko kung fu ari ibikorwa, karate ibarizwa muri za style umuntu ahitamo ashaka gukina. Ukiri aho ngaho rero, nyakubahwa koca, nagira ngo ubashe kuntandukanyiriza, ngewe nakubonye kuri televiziyo uri mu myitozo, utoza abantu imyitozo ya gym. Nagira ngo umbwire cyangwa se unsobanurire, kung fu na gym nabyo biragendana, bitandukaniye he? Niwe nakubwiye ibikorwa byose kung fu, kuko ni ibikorwa. N'iriya gymnastique nayo ni igikorwa, ni siporo ibarizwa mu yindi sisiteme. Ugakora plan y'ubuzima, ukavuga ati plan ngiye gukora aerobics. Akenshi aerobics hano mu Rwanda tuyizi, cyane mu bindi bihugu tuyizi ko akenshi mu majimu hajyamo abantu bagiye gukora gym aerobics, kugira ngo bahuje umubiri wabo kwa kundi bavuye mu kazi bananiwe, cyangwa kurambura umubiri wabo mu buryo bworoheje cyane. Bakajya vuba ati bagane gymnastique, bakoremo gym, bakore aerobic kugira ngo bashimishe umubiri, banakora umubiri wabo neza, nko kubaka umubiri. Gym rero cyangwa aerobic iba muri kung fu, ni ishami riba muri kung fu, kuko nayo ni ibikorwa. Ugasanga nko muri aerobic cyangwa muri gymnastique habamo taibo, cardio, zumba, hakabamo body combat, body lifting. Uzasangamo abantu baterura, abakora izo style zitandukanye. Kuko mu cyiciro cya aerobics cyangwa izo gymnastique tuvuga gutyo, usanga nacyo kiri mu gice cya kung fu, ni ishami riri muri kung fu.
ugasanga harimo nko muri kumfu nyine nk'uko avuga amasitire nk'uko nazigusobanuriye ku style yanjye nk'uko nahisemo n'izo style zigeze muri enye ariko zamura cyane urwego cyane mu rwego rwa style ebyiri z'ibanze mfata ya gatatu nko kuzuza izindi muri style enye wize wavuze ngo ni izihe aho tubwiye ngo ni izihe ariyo bita mantis ari na developer cyane ari naho box ikomoka hakabamo na Hungary y'ibisamagwe cyangwa tai chi kakabamo full self defense n'abacuni kuko nayo nayifashe mu mwanya munini wo kubasha kwiga nuko atari yo favoriza cyane favoriza mantis kuko wing chun na mantis burya ni mukuru na murumuna ziragendana ni ishami ryavutse. Hanyuma kung fu na box bitandukanira he byo? Box nayo iba muri kung fu noneho ukikwimenye boxing ikomoka muri mantis bafite agashami gatoya bafata kuri mantis bagahita bagakora ariko badevelopa noneho mantis ikaguma mu mwimerere wayo akenshi boxing yiga mantis ku cyerekeranye na regari ikiga kumva amahashi yayo amabloke yayo nicyo kintu box ikomoraho cyane itwara kuri mantis kuko n'ubundi nta handi hantu box ikomoka usibye abazungu bayizanye muri Amerika bakayishinga aho ngaho bakaza bavuga ngo reka bakinisha cya gice cyo hejuru cya boxing kudevelope baradevelopa bakambara amaga bamaze kudevelopa ubundi mantis nyirizina ntabwo yambaraga cyangwa yambara ibindi bintu ikinisha umubiri wayo nk'ukuri kerekana ubuhanga bwayo. Noneho numva abantu bavuga ngo uri koca ese muri kungufu iryo zina koca naho bimeze bite muri kungufu rirakoreshwa cyangwa bimeze bite kuba bakwita koca na kungufu bimeze bite bitandukanira he? Nari nzi ko koca ari umutoza we n'umupira w'amaguru niko nari mbizi n'abandi niko bimenyereye bimeze gute bitandukanira he? N'ubundi koca nk'uko bisanzwe umupira w'amaguru ni koca n'ahandi hose ni koca no muri box babyita koca ariko ko hari igisata kimwe binjiramo ariko ubundi nabikubwiye ngo matsibugu cyangwa matsakarere kabo bitewe n'ibyo baba bashatse buri hantu hose umuntu akabyita uko abishaka koca babivuga muri box bakabivuga muri gym bakabivuga no mu mupira w'amaguru bitewe n'ahantu rero kuvuga ngo master cyangwa shifu ni igishinwa mu gishinwa abashinwa bo badevelopa kuvuga shifu bivuga mwarimu shifu bivuga mwarimu noneho bagakomeza n'amagrade agenda azamuka muri party rero muri kumfu nabwo uzumva bamwita koca bazamwita master cyangwa bamwite shifu bitewe n'igarade afite icyo gihe. Ubwo hagati ya master na sifu iri hejuru ni irihe? Master. Master ni iri hejuru ya sifu. Noneho mwebwe igarade ryanyu muri abiri na irihe? Jewe ngende mu myitozo nagiye nkora naho nagiye n'ibyemezo bamaye mfite byeme mu mategeko master kuko banyiri kuma amagrade yaba ari mwarimu wanyigishije hano mu Rwanda yaba ari abashinwa banyigishije mfite igarade rya master bitavogera. Ubu bumenyi mufite mwabwigiye hehe mu Rwanda mu mahanga mubukomora he? Exactly hano bacu mu Rwanda dufite abanyarwanda batwigishije ndanashimira cyane abarimu babizanye hano mu Rwanda bakatuzamura mu mpano zitandukanye nanjye naravuye mu mwarimu n'abandi bose bagiye barimo batandukanye tuje Kadisite mu kino rero tukomora ngiye nabyigiye mu Rwanda abashinwa banyigishije mu Rwanda n'ubu rimwe na rimwe bakiza gukomeza gufata ubumenyi. Niba atari ibanga se mwatubwira ikigo mwizeho cyitwa ngo iki kiba hehe? Nangira kumfu nyirizina mu hano mu Rwanda nayitangiye ndumwana w'imyaka ingahe ubwo? Imyaka 12 ari ndi yari mu kigo cy'abaskuti muri CFS. Ikigo cy'abaskuti giherereye hehe? Rwamara Nyarugenge mu Rwamara
natangiriye imikino ngenda nyigaho ukuntu usanga gake gake bagendaga banyigisha ariko ndi umuskuti niga pepiniyeri ndabikunda umugabo wita Benehe Mukasimu wabaye n'umuskuti yego ndiwe ahubwo ndiwe ntabwo uracyariwe n'uyu munsi ndacyariwe hanyuma toteme yanyu ni iyihe niba atari ibanga banyita Leopard Courage Leopard Courage Leopard Courage ntuka ngakomeza rero ko nabibonaga ndi umuskuti ndakana gatoya ngo ndi umuruveto nabonaga aba grand frère bakina icyo gihe Benehe Mukasimu nabwo ari wakarwanya kanyigisha yigishwagamo abandi barimu bamubaraka bakamanza mubaraka reka mazi mubaraka nawe n'umwarimu wawe yes nawe n'umwarimu wanjye mu kindi gisata yarakwigishije cyane rwose nawe binashoboka cyane yakwigishije mu biki nawe ni kumfutura gusa umusaza bita Kiragi wa hehe wa Nyarugenge na n'uyu utuye hano mu Rugendo agira club ye agira club ariko arayigira ariko ntabwo akunda kuba ariho cyane ariko arayigira ko n'umusaza ukora imyitozo cyane ubu ngubu rero uwo niwe wa mbere na mbere witwa ko yanyetse ikintu cyo gutera inguni kuko twabanaga mu gipangu kimwe urumva umwana nk'uwo mu gipangu no mu nkora imyitozo akana kaza akambwira ati nanjye nyigisha umuturanyi pe ugafasha nkakigisha gake gakeya disipline kugira ngo kakabimenya nuko kiragiye yigishije Kasimu aba abibonye umwanya wo kugira ngo rero ajye kubikora ahita ati rero ugiza kuri club wowe umufashe ajya kumfata gutyo yewe nayirana n'agafaranga afite na mere nayafite ari ugukubitwa gusa mbura ukuntu njya kwishyura ngira amahirwe aranyemerera ndakomeza ndagenda aramfasha nyine nk'uko nanjye mfasha abandi bana yaramfashe rero mbasha kwiga anyishyurira ishuri rya kumfu ndariga icyo gihe nta nubwo yabyumvaga neza numvaga ko ari ibintu by'ibisambo cyangwa ibintu by'ibiraro ukuntu finally rero byabaye ngombwa ko yemera kubikunda ariko umubyeyi amba hafi aravuga ati nakundi nimba nabihisemo reka mbihitemo kuko ababyeyi muri icyo gihe ntabwo bumvaga nagira ngo rero nkubaze aho ngaho uburyo ababyeyi bawe babyakiriye babikwemerera uburenganzira kugira ngo twumve n'abandi babyeyi niba bakangurira abana babo kuba bakwiga umukino wa kungufu umubyeyi umwana iyo atangiye biriya bintu umubyeyi utarabyumva aba azi ko ari iby'uburara ariko umubyeyi wamaze kumva disipurine dufite muri iyi mikino cyangwa disipurine iba muri iyo mikino umwana abona umwana uko yari amuzi mu rugo uko yitwaraga akabona atangiye guhindura diferanse harimo diferanse mu byo akora akumva arimo kumwumvira ku gihe akamutumira akaza agatumika ibyo amutumye ku gihe akibwiriza gukora akazi mu rugo ku gihe akumva wa mwana uko yigira ukuntu akabona imico yahindutse icyo gihe umubyeyi nibwo atangiye kuba ati wa mwana kuko ndavuga uwo mubyeyi utaramenya agaciro ka konfi ndavuga ati n'umwana reka nanjye niba mufavorize akine ukomere rero ntabwo yabyumvaga ariko finally nyuma yaje kubona abona imico yanjye ko nabaga ndi mu karitsiye nishondana ngiramo abana kuko akunda abana bashondana yatangiraga kubona sinshondana n'abana ahubwo akabona ndacecetse akabona ndava kwiga akabona nimereye akabona ndaza ndimo gukora turimo aho mu rugo akabona ndimo gusekana abakolektifure cyangwa abasista banjye ayigiye imbere nazaga nkashwana nabo bya bindi by'abana urabizi ngasakuza ariko akabona ba mwana bifite isaku rimwe ariko aho natangiye kubikina yatangiye kubona akabona yagiye mu rugo akabona nimereye ntabwo wageraga mu rugo ngo urwane nabo ubereke ubigireho amasiporo wiriwemo nagendaga itegeko master wanjye yavuga ati urangiza gukora imyitozo utashye ujya gukora akazi mu gihe none akatubwira ati wibeshye gatoya ukibeshya urumva ngo warwaye n'umumazi cyangwa no kwambara umwenda wa siporo mu muhanda bita akwirukana kandi nzi rero none ibyo bintu nkabikunda ababyeyi rero bafite impungenge z'uko imikino yanyu ibamo uburara nta disipurine ibamwo wamarize impungenge ababyeyi bumva ko iyo mikino ya kungufu ya karate ya bogisi abana baba ibirara ni izihe mpungenge wamara ababyeyi cyangwa mu mitekerereze ya buri munsi
njye nabwira ngo umubyeyi utekereza ko kumva ariyo barara ntabwo arasobanukirwa umubyeyi ariko nanone nkakubwira ngo ababyeyi b'abana bumva abana babo nyamara kumva abana babo bagenzi be nabo barimo kwireba imiterere barimo kubyirura abana babo batandukanye bareba imikino umwana nimba akunze uwo mukino kuko uwo mubyeyi wenda ntabwo ashobora kuba yawujyamo ariko nareba uwo mukino abanze yumve ku mateka cyangwa agenda abaza mu baturanyi ese uriya mukino mwiza anabyirebera ajye kubireba ese ubundi akurikire yumve meaning iba muri icyo kibarangije siporo ntabwo ari ukugenda batera ingumi nuko nakubwira ngo kumfu ni ibikorwa na kumfu ari ingumi gusa ahubwo ntuvanamo utekereza uvuga ngo yewe nyine ibi ngiye muri ibi umwana wenyine uko akina bamwigisha disipurine yakoze ikosa niba umwana ahagaze nko ku murongo muri karabu ukajya kubona ukabona ateye intambwe gutya bakaba namubwiye ngo nahagarara agume hamwe ukajya kubona nkabona arunamye atangiye kwishima no kuvuga namuga ati kompashe yakongera akifata gutya ku mutwe buriya akamubwira ati kora izindi yakongera akajya gutya kandi namubwiye ngo ahagarare hamwe amere gutya yamera gutya akamubwira ati kora izindi ebyiri no mu mashuri yanyu habamo ibintu by'ibihano se habamo ibihano bya siporo ariko habamo ibindi bihano uwo mwana rero uko buri munsi agenda afata iyo sisiteme no kumenya ngo ntabwo wemerewe kuba wakwambara imyenda ya siporo mu muhanda kuba utabasha kwitwara nabi mu muhanda kandi wa mwana nusuzugura ababyeyi bawe umubyeyi wawe akabimbwira ugomba kubihana iyo ukunda kumufura ukunda inamikino none se ntabwo ushobora kubona umubyeyi wawe uvuga ngo tuba ati master aranyirukana cyangwa yajya gutya ugahita wituriza ndumva noneho abana mwigisha mubatoza umuco mwiza no kuba ubundi mu bucamake kuri ako kantu gatoya urabona disipurine abasirikare bagira ni isoko ni isoko kuko n'abari abasirikare ibintu bakiga diporomasi yo kugira ngo bamenye uburyo batwara mu bantu ni isoko none se master ko wansobanurire none ntabwo nongera kukwica koca aka kazi kanyu uyu mwuga wanyu umuntu yawugira bizinesi wawugira bizinesi watunga umuntu wawutunga n'ubu uranunze gute winjiza gute umuntu ashora iki bigenda gute kugira ngo umuntu ushora ubwenge y'amafaranga ushobora kuba washora muri club ugaha umwarimu nta nubwo twebwe baduha amafaranga nta nubwo baduhemba ntabwo babona ayo duhemba umwarimu gutoza ntabwo babona ayo umuhemba ahubwo ni transport yo gufasha abana aho ngaho no kugira ngo babashe kubona aho bajya gukinira nta mafaranga babona bapfa kwishyura umwarimu nimba ugira ngo ndakubeshya abantu bogoka ibirere bakajya mu mahanga mu bihugu bya kure aho bazumva abantu bariyo nawe unyumva hamagara abantu ufite muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye bavuze ngo siporo ihenze irahenze cyane rero kuko siporo ari ubuvuzi kandi siporo akaba ari disipurine mu buzima bwa buri munsi tubamo kandi ikaba ari ibikorwa hano mu Rwanda turoroshya twohereza abana bacu kugira ngo nabo babyige ariko ntabwo twiga batwishyura ntabwo rero niba ufashe amafaranga 10,000 cyangwa 20 ugiye kubyishyura hariya muri umwarimu ni yanzu n'ubundi bikodesheje umbwiye yuko siporo ngo ari ubuvuzi ese biriya bintu bya massage nabyo mujya mubigeraho ko nabyo bavuga ko binanura imitsi bikavura amavunane byo mujya mubigerageza massage ziratandukanye ariko nayo narayizi massage ifite n'ibyemezo byayo anabikora mu bintu binunze nabyo bibamo na massage irimo aho bafite abakiriya batandukanye bashobora kuba bafite ibibazo by'imitsi bafite ibibazo by'umugongo icyo gusa ngukorera ni uko iyo mubajije ngo nibwiye kusha ufite icyo kibazo ndagutuma urabanza ukanyereka icyemezo muganga wawe yaguhaye nkareba situwasiyo uko zimeze z'umubiri wawe nkabasha kujya gute kumenya uko mukurikirana nkagira ibyo mutegeka nkagira ibyo mvuguza nkagira ibyo mubwira ngo ukora ibi bitewe n'uko amasomo agiye atandukana nabashije kujya kubyigamo nagiye kwiga gymnastique mbyigiramo bifatira systeme ya tai chi kan cyangwa iyo bita qigong gera buryo ki mbasha kuba mbikontrola nkavuga ati ibi umurika gutya ngeze kwiga habikana gutya ubuzima kuri isi y'Imana rero nta n'umuntu utarwaye twese turarwaye ahubwo uburyo turwaye buratandukanye nibwo tuba twicara tukavuga ati uyu muntu afite uburwayi ubu kugira ngo
dukomeze tubihumeke tubibaze. mwatubwiye yuko uretse gukorera muri club hari ukuntu ngo mukorera mwigisha abantu ku giti cyabo, byo biteye gute, bisaba iki nk'umuntu ku giti cye ashaka kugira ngo umwigishe siporo iwe mu rugo cyangwa ahandi hantu mwahurira, byo murabyemera? Ndabikora cyane cyane ahubwo tugira igiciro cy'amafaranga nyishyura kubwira ati sibakunda kuboneka benshi, bisaba igiciro nkakubwira ati uranyishyura aya, waba ushaka kwiga kung fu, waba ushaka kwiga mantis boxing, waba ushaka kwiga self defense full, waba ushaka kwiga gym aerobic, waba ushaka kwiga body combat, biterwa n'icyo ushaka n'icyo washatse kumbwira n'icyerekezo cy'imyaka yawe. Kugira ngo ikintu cyose kigendana n'imyaka. Imyaka ugomba kugeramo ugakora iyi, hari imyaka ugomba kugeramo ugakora iyi, hari imyaka ugomba gukoramo ugakora iyi. Ni uko nguko ubuzima rero tumeze. Abantu bageze mu zabukuru bo mubakoresha iki? Hari icyo mwabamarira cyangwa murabihora baba bafite za rubagimpande, bo hari icyo mubamarira? Reka bose bikubwire neza, muri sisiteme iriho umuntu wese yemerewe kuza agakora siporo, uwo ari we wese, n'abakecuru n'abasaza bose. Ubwo abakecuru ahubwo nibwo nshaka ngewe cyane, nibyo n'abasaza ubu nibwo nshaka cyane imyaka yabo, ko bagira za rubagimpande nyinshi. Tuzazigabanya, ngenda bikubwiye ndi tayari kuzigabanya. Ubwo abakecuru n'abasaza rero bagushake, ahubwo nimba bari tayari abanyumva bazaza. Ntabwo ari amakabya nkuru, ni ukuri samples. None se mbwira ukuntu bakubona rero kugira ngo muri iki kiganiro abagikurikiranye bazamenye ngo bakubona gute. Igira hino mubwire. Ngaho mbwira. Umuntu we uzi ko afite imana, kuko tudevelopa imana. Umuntu uzi ko afite imana, umuntu uzi ko ari umukecuru, umuntu uzi ko ari umusaza, umuntu uzi ko ari umusore, umuntu uzi ko ari inkumi, umuntu uzi ko ari umwana uciriritse mu myaka yitandukanye, uwo nguwo ndamushaka. Uzaba ari hafi, yaba ari umubyeyi uwo ari we wese, azampamagare. Ubumenyi bw'umwana uwo ari we wese turabimutoza. Ibyo mbivuze nshikamye, ntabwo ari bya bindi by'abantu bavuga ngo ngewe ngo uyu nguyu yarabeshya, ngo uyu nguyu ngo ni ibyo kwitaka. Si ibyo kwitaka. Nukurikirana uzansanga mba ndi gukora Kicukiro, hano iruhande rwa Simba, ahantu gutya bacururiza amamodoka, harimo gym ihari. Iyo gym nyikoresherezamo gym aerobic, nkanigishirizamo iriya mikino njyarugamba bisa depano bitewe nuko abakiriya nababonye. Muyigisha kuri iyo minsi? Mwigisha ku wa mbere no ku wa gatatu. Nyarugenge amasaha ni nimugoroba kuva saa 11 kugera saa 2. Aerobic ni kuva saa 12 kugera saa 2. Kung fu cyangwa kwiga self defense mu papa cyangwa mama cyangwa baje kwiga tai chi mu rwego rwo gufungura imitsi ni saa 11 bavuye mu kazi. None ko abakiriya babambonye ushobora kukubwira ati uranshaka ryari. Iyo twavuganye amafaranga ushobora kumbwira ati ngiye mvuye mu kazi saa 1 cyangwa mu kazi saa 2 cyangwa mu kazi cyangwa mu kazi saa 10 za mu gitondo. Kambwa ati ndagushaka mu gitondo, nk'ubu hari abantu mba natoje mu gitondo byukutse nizindutse saa 11 n'igice, nkaba nagingize Kicukiro natoza umukiriya banjye kugira ngo bageze nka saa 1 bahite bajya mu kazi. Usanga biterwa n'umukiriya akazi afite n'amasaha twumvikanye. Iyo rero bijyanye ku masaha nibwo ngubwira ati uranyishyura ya, ngakuramo transport yanjye, ngakuramo iye asigaye kuvuga ati nangire umumaro, nanjye ngakugira umumaro bitewe no kubaka umubiri wawe muri system. Aho ngaho muri club Nyamirambo hano kuri 40 ku kagari ka Rwamara, ni club bayita Shogali Mantis. Yes, niyo club ifite developa abana cyane. Developa abana bagiye China bahura na Jackie na Jet, bose turishima cyane. Abana ni bese domine yose. Abana Nyamirambo bigisha ryari na ryari, ko abenshi abari abanyeshuri? Ni saa 11 n'igice bavuye ku ishuri, kuri saa 1 tabamenye nukuza kubakangura kuboza imitekerereze, bagasubira mu rugo bajya gukora etide kugira ngo babashe uburyo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko hari ukuntu ndimo gushaka kwagura, n'ubu ndimo kwagura n'umuntu wabaye professional muri ibi bya siporo. Ubu ngubu ufite ibyemezo, ibyangombwa. Yes. Icyangombwa gituruka China, ishuri runaka. Icyangombwa gituruka Vietnam, icyangombwa gituruka muri Israel,
muri self defense waga n'icyangombwa cya gymnastique. abo bose barakwigishije abashinwa nabo muri Israel se? Muri Israel ni igice cya self defense. Urugero hano uyu mupira handitseho Rwanda Masters Self Defense Association. Yes. Iyi rero ni ishami nafunze mu duhuza imitekerereze y'abarimu batandukanye, abakina karate, abakina kung fu, abakina boxing, abakina judo, abakina taekwondo, abakina kickboxing, bose ndabahuza tugira spirit yo guhuza imitekerereze, kunganira mu matekinike dukora Rwanda Master Self Defense. Niyo mpamvu nuko nunguye nyine usanga nari nambara n'umupira, usanga n'ipantaro ya kung fu. Mwari muvuye mu myitozo se cyangwa nuko n'ubundi ariyo myambaro yanyu? Nari mvuye mu myitozo nuko naje nkahita nicarira hano nkumva nshatse kwinywera ka green tea. Green tea ku musportifu imumarira iki Master? Aka ngaka ni umuti ukomeye cyane. Iyi imarira iki aba sportifu? Iyi ngiyi ku bantu bashaka kunanuka bakora na siporo ariko iyi ngiyi green tea urayinywa ikagufasha, ni ibinure, ikamura ibinure. Sportifu ayinywa ariko so kunywa uyinywa buri munsi muko manywa ibyaye bya mukaru kwakunera nakureba gwe green tea ukava ngo ndashaka mukaru. Iki ngiki ngicyo nemera cyane, gituma amaraso atembera neza, n'ubundi amaraso yaba atembera neza movement zayo, ariko baza kumva ko nanjye nkeneye kunywa ka green tea, aza natekereza nkumva ko ndimo gukora meditation mu mitekerereze. Niyo mpamvu nari mvuye umwitozo ndaza nari maze isaha yicaye hano tu uzandi gake gake. Niyo mpamvu nagiye ko namuntu numvutseho n'ibyo kuno sinzi n'umuntu wakundangiye. Oya nabaririje ntihari umugabo nashakaga ariko nabuze iwe narahayobe nahakorera, hari wakubonye arambwira ngo uwo mugabo yicaye hariya, ubonye ko nje ndangaguza ngera amahirwe rero mbakuguyeho. Umugurire TV umugabo rwose uwo muntu ndamuhemba cyane. None se Master, umuntu akeneye kumufasha yakubona kuyihe nimero? Kuri nomero wambonaho ni 078 078 333 00 00 20 5. Hari abatayumvishije neza wayisubiramo rwose. 078 081 gatatu 00 20 5. Turazwa Nyarugenge, Kigali City. Mba mu bikorwa bitandukanye, ndi Croix Rouge, ndi umuskuti, ndi mu Frontiers, ndi umukongfumani, ndi umugi, ngiye nisanzura mu bikorwa by'urubyiruko cyane, uzansanga ahantu hatandukanye, nsanga niyo sosiyete niberamo cyane. Ubutaha rero nifuzaga ko nazabasanga aho mukorera imyitozo n'abo banyeshuri banyu, tukaganira n'abo banyeshuri nabo tukumva imyumvire n'imitekerereze yabo n'impamvu bahisemo iyo mikino. Urabinyemereye nabwo? Ndabikwemereye, n'ubundi nakwemereye kuguha ikiganiro, ndabikwemerera uzansange kuri club mwereka abana afite, urebe imyitozo bafite, urebe discipline bafite, uzatumana agaciro ababyeyi b'abana noza nibo baza agaciro k'abana babo, discipline bagenderaho. Murakoze koca, murakoze Master ku kiganiro cyiza mu mpaye. Ndabashimira uyu mwanya wanyu mu mpaye kugira ngo abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baherereye bose, haba bari mu Rwanda, mu bihugu duhana imbibi, bazakurikirana iki kiganiro cyacu bazakugana. Ndagira ngo rero dusoze iki kiganiro kiraho nashishikariza ko umunyarwanda wese aho ava akagera akora siporo kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Cya kabiri nakubwira, umubyeyi ufite umwana wese cyangwa n'umubyeyi nyirizina mwese mukore siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire abana batekereza cyane, batekereza igihugu mu kwaguka, batekereze kuba bumva ko ejo hazaza ari ahabo, ko bagatwifuza. Umwana ukoze siporo nta kiba akenshi 80% ajyamo, ujya kumuyobya
ahubwo asanga umwana yaramaze gufunguka ari macuwa. Umwana ukora siporo cyane no ino mikino aba macuwa no mu ishuri risanzwe. Nta cyiza nk'icyo rero cyo kugira umwana ufungutse uzi ubwenge nawe mu byo yazavuga ati ufite umwana wanjye uri perfect mu bitekerezo iyo ari yose. Yes, mugane siporo mugire ubuzima bwiza. Murakoze master, tubakangurira rero gukora subscribe kuri iyi channel yacu ya Tumenye BTV, mukora share ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, mukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya dusora bibagereho kuri 5 dushimire uyu mutumirwa wacu, uyu mwarimu wacu, ikiganiro cyiza duhaye.